Yesu nashimwe cyane. Nanone nkuko rero mubibona, duhaye ikaze abantu bose bakurikiye iki kiganiro, aho turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye. Bose mugenda mubona hano n'abakozi b'Imana mu buryo bwo mu nzego zigiye zinyuranye, mu buryo bwo kuririmba, mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Rero mbere y'uko dutangira gahunda y'uyu munsi, ndagira ngo dutangire dusenga Imana, twakire umukozi w'Imana hariya Evangeliste Jean d'Amour asenga Imana, hanyuma noneho abaririmbyi badufashe mu mwanya wo gutarama, mu mwanya wo kuramya Imana. Dutangire turamya Imana mu gihe abantu benshi bihebye kubera iki cyorezo cya coronavirus. Basusurutse kugira ngo Imana irusheho kubakira. Namara gusenga turaza gutangira iyo gahunda. Imana ni umugisha. Mana, turagushimiye, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye ko ushobora byose ntakikunanira, ntakibasha kureba imigambi yawe Data. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya wari mugoroba Data, tukoretse gahunda tujya kwinjiramo. Ni gahunda yawe, ni gahunda yo kuganira nawe, ni gahunda nziza y'umugisha uduhaye muri uyu mugoroba. Urukuzubane natwe kuko Imana igira neza. Turakwinjiriza, turi imbere yawe, twirukanye imbaraga z'umubi, twirukanye Satani n'ibyo byose mu izina rya Yesu Kristo. Turaguhamagaye, ngwino ubane natwe kandi imbaraga zawe zitugereho, twongere twumve bundi busha kuko Imana igira neza. Bakomeza ubane natwe byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Karibu rero dususurutse abadukurikiye muri uyu mwanya.
uyu mugabo murimo mureba kuri iki cyuma cya piano uramwumva ko arimo agikirigitisha ubuhanga bukomeye. Umukozi w'Imana Manuel, Imana ni umugisha. Uriya mugabo mureba hariya ndabona agiye mu mwuka cyane, ariko ashobora kutwibwira akatubwira n'uwo begeranye, noneho tugakomeza bahita bategura n'indi ndirimbo. Hano twagize umugisha wo kubana n'abaririmbyi kandi babikunze cyane. Imana ni umugisha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mazina yanjye nitwa Uwambajimana Jean Jean Gamo. Ni madamu wanjye. Abana batatu. Imana yayibara muri iki gihe turimo. Imana imugisha nawe yabibwira. Amen. Nanjye nitwa Uwamahoro, Mama Blessing, Mama Esther, Mama Ebeneza. Amen. Amen. Nagira ngo rero hano ndetse dusimbukaho gatoya, noneho tugere hano kuri uyu mukozi w'Imana nawe atwibwire, atwakirire n'undi begeranye. Murakoze cyane. Imana umwijere bahumugisha. Nanjye banyita Furere Jean Claude. Imana akaba yanyise Joshua. Nkaba ndi Papa Ebeneza, Papa Byishimo, Papa Israel. Uyu mubona next to me akaba ari impano Imana yampaye. She's my flower. Imisi yose ndakitegereje numva nishimye cyane. Ni madame wanjye. Ndamukunda kandi nawe aramukunda. Imana ibamugisha. Hallelujah. Amen. Nanjye banyita Uwiduhaye Faisa. Uyu akaba ari umutware wanjye nk'uko yabivuze. Bakanyita Mama Ebeneza. Amen. Rero Imana ibaha umugisha. Reka rero dukomeze. Ubu tugiye gutarama mu dususurutse mu ndirimbo zo mu gitabo. Ni indirimbo abantu bakera bajyaga baririmba ukazumvamo amavuta, ariko kuri ubu ubona abantu batakiziririmba cyane. Kugira ngo rero muri iki gihe abantu bari mu bwibunge, Mama Blessing, Mama Ebeneza mu dususurutse, noneho umwigisha wacu abiyitegura. Tubafite ibyiza byinshi kuri uyu munsi, kuko ntabwo ari indirimbo gusa. Murabona namwe ibifaru n'ibi ntabwo byaza bidafite amavuta. Imana rero nibaha umugisha. Reka mutuyobore mu ndirimbo, hanyuma noneho dukomeze n'izindi gahunda. Imana ibaha umugisha. Amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kwava he mu bimire, Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi, Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi, izemera ibirenge byawe
izaturinda amajya n'amakuba. Ndagira ngo tubwire abanyarwanda bati ko Imana izaturinda amajya n'amaza. Rero mu bihe bidashira Imana izaturinda amajya n'amaza. Rero mu bihe bidashira izaturinda amajya n'amaza. Rero mu bihe bidashira izaturinda korona, izaturinda amajya n'amaza. Rero mu bihe bidashira Imana izaturinda amajya n'amaza. Rero mu bihe bidashira. Haleluya. Haleluya. Amen. Ndagira ngo mama blessing asenyera iyi Mana ubundi mbere y'uko wenda tunavuga ko izaturinda, Asante sana. tubanza tuvuga ko yaturinze. Yaraturinze. Haleluya. Bebe tumye mu nyubikirizo Imana yaturinze n'ubundi ko izaturinda. Haleluya. Amen. Imana ibaha umugisha. Abantu badukurikiye muri uyu mwanya birashoboka ko aho waba uri waba ufite ubwihebe, ariko ndagira ngo tukwibutse ko imbaraga zakurinze ziracyahari kugira ngo zongere zikurinde. Izaturinda amajya n'amaza. None no mu bihe bidashira izaturinda amajya n'amaza. None no mu bihe bidashira. Senyera umukozi Imana mama blessing. Mana data turagushimiye. Asante sana Yesu. Turagushimiye ko waturiye. Waraturinda. Turagushimiye ko wabanye natwe. Turagushimiye ko uzakomeza kuturinda. Turagushimiye ko umurinzi wawe. Turagushimiye ko utubereye amaso. Turagushimiye. Haleluya. Haleluya. Turagushimiye kubwo burinzi bwawe ku bana bawe. Turagushimiye kubwo burinzi bwawe ku isi yose. Turagushimiye kuri Imana ishoboye. Turagushimiye kuri Imana ishoboye. Uri Imana yihagije. Mana turagushimiye kubwo uyu mwanya. Turagushimiye ko uzaturinda. Turagushimiye ko utazadusiga na rimwe. Turagushimiye Mana ko uzaturinda muri iki kibazo cy'uburwayi. Muri iyi coronavirus uzabana natwe. Turagushimiye Mana. Turagushimiye kubwo burinzi bwawe. Turagushimiye kubwo utubereye maso. Turakwiringiye bose. Nami ukoze kuba n'isoni. Nami wanjye niwe duhanze amaso. Niwe twiringiye. Uri Imana yihagije. Uri Imana ifite ubutwari n'ubushobozi. Dusaba umukozi wajya kuvuga ijambo ryawe. Naba ari we Mana aguvugire muri we. Reka abamukurikiye bose babone imbaraga zawe. Babone ihumure. Izina rya Yesu. Reka Yesu gutabara abantu bawe. Urugiye gutanga Mana ihumure ku bantu bababaye. Kuko uri Imana ishoboye. Naho tugiye neza muri byose turacyari imbere yawe. Niko nsetse ni Yesu Kristo urakoze. Amen. 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 Hallelujah. Amena. Numva nishimye mu mutima wanjye kubana namwe kuri uno mugoroba kugira ngo dusangire amagambo y'Imana. Kuko baradukurikirana navuze ngo shalom. Shalom. Amahoro y'Imana abane nawe. Ya mahoro isi ibuze kuri uno munsi. Navuze ngo amahoro y'Imana abane nawe. Amen. Ya numva nashimira Imana cyane. Dawidi yaranditse aravuga ngo nimushimire Uwiteka ngo kuko ari mwiza. Ngo kandi ngo imbabazi ze ngo zihoraho iteka ryose. Turiho kubw'imbabazi z'Imana. Mu gihe abantu benshi bahangayitse ariko twe twararinzwe n'imbaraga z'Imana. Hallelujah. Amen.
haleluya. Amen. Rero hamwe n'ibyo nagomba munyemerere dusome amagambo atari maremare tutari butindeho, yanditse mu gitabo cya Matayo igice cya 28 hariya ku murongo wa 18. ntabwo ndi buyatindeho cyane, muka kanuze ya kuri biya iravuga ngo hariya kuri B aravuga ngo all authority have been given to me in heaven and on earth. All authority have been given to me in heaven and on earth. Ayo ni amagambo umwami Yesu yavuze agiye kuja mu ijuru, ari kumenyesha abantu yuko yahawe ububasha cyane, yahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Haleluya. Muri kino gihe abantu bayobewe ufite ububasha mu maboko ye. Haleluya. Niyo mpamvu nshimira Imana yo mu ijuru kuri uno mugoroba ko yatwemereye kugira ngo duterane, tunayihimbaze, tunayiramye, tunayishime. Haleluya. Dawidi yaranditse aravuga ngo nimushimire Uwiteka ngo kuko ari mwiza. Amen. Nta kintu kidukwiriye atari gushimira Imana. Amen. Kuko yaraturinze uko biri kose. Haleluya. Amen. Mu bisanzwe nkunze kubwira abantu ngo Imana yacu irajya. Haleluya. Ariko Imana ntabwo ijya spaghetti. Imana ntabwo ijya chicken nkuko abantu babizi, ntabwo ijya za pizza na za KFC na za McDonald's nkuko abantu basanzwe babizi. Ariko Imana yo mu ijuru nagomba kubabwira ngo Imana yacu irajya. Haleluya. Amen. Ikintu Imana ifungura cyane ijya ikumvira ishimye na amashimwe y'abera. Iyo tuvuze ngo Mana nushimwe, Imana yumva iguwe neza. Muribuka igihe Yobu yari mu bibazo, igihe Satani yari yagiye gusaba Yobu ngo Yobu ahura n'ibibazo, ariko ngo Imana, Yobu akomeza kuvuga ngo Imana nishimwe uko biri kose, ngo Imana ikora kuri Satani ati Satani wabonye umusabye wanje Yobu, wabonye umugaragu wanje Yobu. Haleluya. Amen. Yuko nubwo yaba mu bibazo, nubwo hari coronavirus, nubwo hari ibintu bihangayikishije abantu, ariko umusabye wanje, haleluya, ntatinya kuvuga ngo Imana yanjye nishimwe. Amen. Haleluya. Nanjye numva dufite ishimwe mu mitima yacu kuba tukirinzwe. Abantu benshi barapfuye, abantu benshi barimo gupfa, ariko twege we are so protected. Nzambwira abantu ngo there is a special blood of Jesus. Haleluya. Hari imbaraga mu maraso ya Yesu. Niyo mpamvu abantu bahangayitse nabatazi imbaraga ziri mu maraso ya Yesu. Yesu yaravuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu. Haleluya. Ngo nimyizere Imana nanjye munyizere. Ngo mu rugo kwa data. Haleluya. Mu yandi magambo no kuvuga ngo kwa data hari imbaraga, kuri Yesu hari imbaraga, nidupfe kwiringira uwo mwami Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Turibuka mwaririmbye indirimbo nziza ngo niwe uturisha inyanja, niwe uturisha imiraba. Amen. Haleluya. Amen. Dawidi yigeze kwandika amagambo aravuga ngo abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi Siyoni mutabasha kunyeganyega. Abona abantu biringiye uwo mwami Yesu, kuko yavuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu, nubwo amahanga yose mubona ari ubwoba bubatekeye kubw'iyi coronavirus, ariko ngo tweho yatubwiye ngo ntimuhagarike imitima yanyu. Haleluya. Aravuga ngo nahawe ububasha bwose, nahawe ububasha ku byoherezo, nahawe ububasha ku ntambara, nahawe ububasha ku bugwayi, nahawe ububasha atari mu ijuru gusa ariko no mu isi. Haleluya. Ikintu cyose rero cyatera twege nk'abakristo aho muri nagomba ndabahumuriza, kuko muri Yesaya haranditse amagambo mu gice cya 40 haravuga ngo nimuhumurize abantu banje, ngo nimubahumurize. Nanjye nagomba kubabwira kuri uno mugoroba ngo hari imbaraga muri Kristo Yesu, kuko ngo yahawe ububasha. Yavuze ngo all authority and power have been given to me. Hari imbaraga muri Kristo zikiza, hari imbaraga zo kurinda. Niyo mpamvu imiryango yacu dukwiye kwigotesha imbaraga z'amaraso ya Yesu. Nimba usohotse mu nzu ukavuga ngo I want to be covered by the special blood of Jesus.
haleluya. Ukavuga ngo umuryango wanjye ndawukavarinze n'amaraso ya Yesu, abana banjye ndabakavarinze n'amaraso ya Yesu, igihugu cyanjye ndagikavarinze n'amaraso ya Yesu, isi yose ndayikavarinze n'amaraso ya Yesu. Haleluya. Muribuka ngo igihe Abisirayeli bari muri Egiputa, bagiye kuva muri Egiputa, ngo amazu y'Abanyesirayeli bose yashizweho ikimenyetso cy'amaraso, ngo icyo gihe umurimbuzi naza kurimbura ntabwo ari bukore ku nzu iri ku ikimenyetso cy'amaraso. Reka natwe dusabe ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu, kuko niwe yavuze ngo all authority and the power have been given to me. Niwe wenyine ufite ububasha bwo kugukiza, niwe wenyine ufite ububasha bwo kurinda umuryango wawe, niwe wenyine ufite ububasha ushobora kukubohora cyangwa kugukura muri situation mbi waba uri mu yariyo yose. Abantu benshi barahangayitse, bafite ibibazo, bahangayikishijwe n'iki kibazo cya coronavirus. Anagoma nakubwire ngo that coronavirus is not going to touch to anyone afite icyo kimenyetso cy'amaraso ya Kristo. Niyo mpamvu tuvuga ngo ikintu kigwanisho cyangwa intwaro twari dukwiye gukoresha ni amaraso ya Yesu, kuko yaravuze ngo all authority, hallelujah, amen, all authority and power has been given to me. Amen. Hallelujah. Amen. Nico kintu nari kukwifuriza abantu mu ngo zanyu nusohoka uvuge ngo I wanna be covered by the blood of Jesus. Amaraso ya Yesu ankavaringe. Hallelujah. Amen. Mugihe abandi batakaje ibyiringiro, mugihe ijambo ry'Imana ryaravuze ngo aravumwe uwiringiye umwana w'umuntu, ariko ngo arahiriwe uwiringira Uwiteka, Uwiteka akaba ibyiringiro bye. Hallelujah. Amen. Yesu nashimwe. Nimuze twiringira izina rya Yesu, kuko ngo hari imbaraga, kuko yavuze ngo nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, mugire umugoroba mwiza mu miryango yanyu, mugire umugoroba mwiza mu ngo zanyu, amahoro y'Imana abaganze. Shalom. Shalom. Turagushimiye Mana Data twese uri mu ijuru, kuko uri Imana nziza. Yesu ndakwemera kuko wahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Ubwo bubasha wewe niwe wenyine ufite ububasha bwo kuturinda no kudukiza no kutubohora no kuturokora muri kino cyaduka cyangwa icyago cyateye mu isi. Tukotesheje ingo zacu n'imiryango yacu n'ibihugu dutuyemo, imbaraga z'amaraso ya Yesu, nyizina ryawe Yesu dusenze. Amen. Imana ishimwe cyane ku bw'ijambo ry'Imana. Tumaze kumva ijambo rituremesheje, asobanuye ubutware Yesu yahawe bwo mu ijuru no mu isi. Numva nongeye kumva ubutware Yesu afite, ariko ubwo butware Yesu afite ntekereza ko n'abamukorera babufite. Amen. Amen. Kubera yuko yaravuze ngo ningenda muzasigara mukora ibiruta cyane ibyo nakoze. So muri ubwo butware rero harimo no gusenyera ibi byorezo n'izindi ndwara zose zigaragara. Amen. Amen. Reka tuvuge ngo Imana kumugisha mu izina rye. Amen. Imana kumugisha. Rero ndagira ngo namwe mudukurikiye mukomeze kwibuka yuko Yesu afite ubutware. Birashoboka ko aho uri waba wihebye, waba ufite ibiguteye ubwihebe, kwiheba, ariko wikwiheba, ubutware Yesu afite harimo no kukubohora no kugukiza. Ndagira ngo rero tugaruke ku bakozi b'Imana. Haleluya. Tugaruke ku bakozi b'Imana. Noneho aba bantu babakurikiye bakeneye ko mwongera kubasusurutsa mu yindi ndirimbo. Karibu rero umwanya n'uwanyu, twongere twishime, twongere dutarame. Imana ibahe umugisha. Nanezerewe
cya gatatu kiramfashije. Hallelujah. Ubwo mwakiririmbaga ngenda arimo numvamo ibindi bintu. Ariyo mpamvu ngira ngo mbasabe mu gisubiremo byibura n'akangahe ko hari umuntu udukurikiye mu by'ukuri wihebye, ariko iki gitero kiramukuramo ubwihebe ngo ku Mana mu ijuru mfiteyo umugabane, ngo Imana ishimwe cyane ngo mu mwanya muto tuzabona umunezero. Hari umuntu utakaje ibyiringiro udukurikiye, ariko reka tumubwire ngo mu mwanya muto, haleluya, mu mwanya muto hari umunezero mu ijuru bamubiki. Ndagira ngo iki gitero mu gisubiremo mu izina rya Yesu. Mwagize neza kubana natwe kandi Mama Bless igira ijambo ry'ihumure mu masegonda make ubwira abantu bakuri. Haleluya. 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 Ijambo nababwira nuko mukanya gato. Haleluya. Mukanya gato tuzabona umunezero. Ibi byose bizarangira. Haleluya. Kandi ngo mu ijuru ngabera bazamurika. Haleluya. Ntabwo tuzongera kurwara, ntabwo tuzongera kubabara, nta gusonza. Haleluya. Haleluya. Hari igihabera tuzaruhuka. Nimuhumure, nimukomere kandi mutumbire mu ijuru. Haleluya. Igihe ni gitoya, intambara zigashira, uburwayi bugashira, tukibe mu mahoro, mu munezero, tutazongera kubabara. Haleluya. Kandi mureke mbabwire byose bizashira, gusenga bizashira, kuvuga bizashira, ariko kuririmba. Haleluya. Haleluya. Kuririmba, gucuranga n'iteka ryose. Haleluya. Ndabifuza kuba mu Mana no kweza no gutungana, kuko igihe kiri bugufi kandi kiregereje, tukagenda ku ruhuko iwacu mu ijuru. Murakoze cyane. Imana rero nibaho umugisha, avuza atyo bituma numva ubutaha muzaturirimbira ngo n'igihe gito intambara zigashira. Uwiteka rero nabaho umugisha, ndagira ngo turebe abantu bari hari ahantu tubasezere, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Imana ibagirire neza.